Reka mbasuhuze mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo, ndetse namwe munkurikiye muri mu ntara y'umujyi wa Kigali, abadiyasipora namwe ntabwo tubibagiwe, aho mudukurikiye hose muherereye, Imana ikomeze ibahe imigisha ndetse Imana ikomeze ibahetsagire. Rero kano kanya tugarutse n'inkuru iri kugenda ivugwa, inkuru igezweho kano kanya ku mbuga nkoranyambaga, nuko Aga Promota ndetse na Miki aka kanya babaye umugabo n'umugore ndetse byemewe n'amategeko. Uyu munsi Aga Promota ndetse na Miki bakaba basezeranye mu murenge ndetse bakaba bakoze ubukwe bwabo bwa mbere. Ni ubukwe bwabereye hariya mu murenge wa Nyarugenge, akaba ari naho basezeraniye. Aga Promota ndetse na Miki bamenyekanye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi cyane mudakeka mubazi. Aga Promota mwamumenye cyane nk'umupromota wa promotingaga bamwe mu bajene bari bafite talent. Uyu Miki nawe mwamenye cyane ubwo yakiranaga na Regis, ndetse yanakundanye na Regis, uretse ko byaje kurangira nabi, we na Regis bashwanye. Rero uyu Aga Promota na Miki uyu munsi bakaba basezeranye cyangwa bashyingiwe mu murenge, cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko, bakaba bashyingiwe hariya mu murenge wa Nyarugenge. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abasitari benshi hano mu Rwanda, by'umwihariko harimo witwa Kiramani n'abandi benshi cyane bamenyekanye muri sinema nyarwanda. Ni ubukwe ubona ko bwitabiriwe, ni ikintu ubona ko cyari kimeze neza. Abanyarwanda benshi cyane bari kwibaza, ese Aga Promota na Miki ibyabo bimeze gute, cyangwa se ibyabo bigeze he? Ndagira nkubwire ko ubu Aga Promota na Miki babaye umugabo n'umugore byemewe n'amategeko, cyangwa se basezeranye byemewe n'amategeko. Hari haciyeho ibyumweru bibiri uyu Aga Promota ndetse na Miki bambikanye impeta, cyangwa se bateranye ivi, icyo bita gutera ivi. Aga Promota hari haciyemo ibyumweru bibiri gusa ateye ivi. Rero ahita avuga ati, usibye gutera ivi gusa, reka nze tunajye mu murenge, cyangwa se reka tujye gusezerana byemewe n'amategeko. Rero uyu Aga Promota akaba yasezeranye na Miki byemewe n'amategeko, ubu akaba ari umugore we byemewe n'amategeko. Rero bakaba banafite ubukwe bwo gushyingirwa. Ubukwe bw'ishyingirwa bwa Aga Promota ndetse na Miki bukaba buzaba mu kwezi kwa 12 ku itariki 27. Ni ubukwe butegerejwe n'abantu batari bakeya hano mu Rwanda, kuko Aga Promota ndetse na Miki ni abantu bakunzwe cyane hano mu Rwanda, ni abantu bafite izina, bari kugenda bubaka izina ndetse bari kugenda bakundwa n'abatari bakeya, by'umwihariko kuri social media. Uyu Aga Promota yavuze ko nta kintu cyamushimishije cyane nko kubona amaze kuba yasezerana. Ni ikirori cyatangiye, cyangwa se ni umuhango watangiye ku isaha y'isa 8 hariya ku murenge wa Nyarugenge, akaba ariho babasezeraniye. Regis akimara kumva ko Miki yasezeranye na Aga Promota byamukoze ku mutima cyane. Hari abantu benshi bari baje ati, se Regis akimara kumva ko Aga Promota na Miki basezeranye yabyakiriye ute? Regis yavuze ati, ntacyo, ati ubwo aramujyanye ntacyo, nanjye ni vuba, ati nanjye ni vuba nkaza nkabahitamo uwanjye. Regis nawe yateguje ubukwe, yateguje gusezerana n'umukunzi we bitari kera. Regis nawe mumwitege, dore ko Regis yahoze ari umukunzi wa Miki mbere yuko Aga Promota amumutwara. Rero weho wari kunyumva, reka ngushimire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel yacu YouTube, ngusabe ukande ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana 100%. Rero Aga Promota na Miki ubu ngubu bakaba bamaze kuba umugabo n'umugore byemewe n'amategeko, bakaba basezeraniye cyangwa bashyingiriwe hariya ku murenge wa Nyarugenge.